impamvu y'ubuzima bwawe bw'ibibazo nuko uhorana umubabaro, nuko arakiranuka. Hari abantu bajya bibaza ngo ese gukiranuka kurashoboka? Imana irashoboye kuguha gukiranuka bigashoboka. Wakiranukira ahantu abantu bambara ubusa, uri umugabo ugakiranuka. Wakiranukira ahantu hari abagabo b'abasambanyi, wa mugore we, bigakunda. Bakunzi ba Karosi TV, turabasuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Muraho neza? Umwami Yesu ashimwe. Ni Karosi ugarutse, umukozi w'Imana, ya nshuti yanyu, kuko buriya iyo turi kumwe turi muri Yesu ibintu byose biremera. Rero turashima Imana yatugire neza tukaba turi bazima mu bihe byose bitambutse. Hari ibyago byinshi byagiye bihita biraba. Imana iraturengera, ibana natwe, iradushyigikira. N'ubuntu rero ni n'ubutware bwayo, kuko buriya iyo yaturinze biba byiza. Ubuntu bwayo buba kuri twe, kandi amaganya ajya ahagarara, abashima bagashima. Rero uyu munsi ni Karosi ugarutse. Ndagukangura gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ijambo ry'Imana ndetse ubuhanuzi, kuko buriya dutunzwe nabwo, kuko kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu. Ndetse umuntu wese wizera n'uwizeye cyangwa uzizera, burya twese turiho kubera Imana yavuze. Bivuga ngo rero nizera ko iyo turi muri Yesu hari ibihe byinshi bigenda bihinduka bitewe n'amateka tuba twanyuzemo. Rero ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo inkuru zose, ibiganiro dushyiraho ndetse n'impuguro nyinshi Imana uko izajya idushoboza uzajye ubona buri icyo ari cyo cyose. Koresha share ubashe kushariyaringa abantu bose, ubaha ibiganiro byabaye cyangwa se Imana yadushoboje cyangwa ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero wakwibaza ngo Karosi azanye iki? Ngarutse nzanye n'ubundi ijambo rivuga gukiranuka, ko twagiye tubisabwa n'abantu benshi cyane, kuko uyu munsi turiho kubera gukiranuka. Ndakubwira ibintu bibiri bijya bituma cyangwa biba inyungu ku mukiranutsi, kuko buriya iyo turi muri monidastise gronitayi, iyo tudisire, iyo turi muri Yesu hari amateka amwe ahinduka kubera yuko Yesu ari muri twe. Reka rero nivuge, nitwa Karosi cyangwa se Uwihoreye François, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri n'abandi bagera mu 10 turera. Rero turashima Imana ko ibyo idushoboza tukabana n'Imana ikatugira neza. Reka dusenge kugira ngo tugendane mu ijambo ry'Imana. Urera Mana, urakiranuka. Nekita sabone siri kudisa labone krido sta sobre nevastance. Uri Imana ifite byose, uri ibyiringiro by'abizera. Raita kuzabone itai si folo sayaboni kiri si krido no zaimo shado saibni fasi edilo saigere. Uri Imana yatuvuzeho mbere yuko abantu bavuga. Ogarikita sarabon, uri Imana yaturemye. Aleluya. Shadokire de sire monigin. Senze ngusaba kugira ngo ngewe Karosi ubanze uze muri jye, wicare muri njye, kuko iyo wicaye mu muntu urakora. Iyo wicaye mu muntu imbaraga zawe ziragaragara, Mwuka Wera araboneka. Monigize regrosize mondredai, abadayimoni barahunga. Aleluya. Sharegerisi moi estance megoza aribofesir. Ngwino kubite hasi imbaraga z'abazimu, kubita hasi imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abapfumu n'iz'abarozi n'iz'abakonikoni, mu izina rya Yesu. Uwo ari we wese tugiye kuganira ijambo ryawe, ntaba ari jyewe angariko zari asiri edoderiko aviz, aba ari wowe uwivuga, kandi nyakubahwa waranguriye muri jyewe. Ukiza indwara, iri jambo rikemurira ibibazo, iri jambo rikureho intambara, iri jambo risubiza ibyiringiro mu babibuze. Urakoze, bikore byose usobone eragosi edradatance. Sengeye abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, ahantu hose impande enye z'isi,
munsi ube muri bo, ubakorere ibitangaza, abazumva iri jambo ryawe, abazaba barwaye bakire, abarwayi bakire, abarwaye baboze mu mara, abarwaye impyiko, abarwaye imigongo ikire, abarwaye enegrostanse uburgumba bakire, abarwaye indwara zo kuva bakire, rero mistizemanga, abarwaye za kanseri ndetse abarwaye imbaraga z'abazimu abo bakize mu izina rya Yesu, abarwaye sida zose uzikure mu izina rya Yesu, abarwaye korona aba bose bakire, andarakuzi bini fasiri, abantu babihebye baruhurwe nawe. Urakoze, nasengaga ngusaba, baravuze ngo nidugusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa. Urakoze wa byiringiro by'abizera we, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, niwe dusabye kugira ngo ukore mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data wo mu ijuru ashimwe, Mana yo mu ijuru ihimbazwe kubwo ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo yaba atari wowe tuba twarapfuye, yaba atari Imana uba warapfuye, yaba atari Yesu uba warangasiri premier fastance, uba wararangiye, kuko iminsi yawe yo kubaho kwawe Imana yagiye yivunja mu buzima. Bivuze iki rero? Abarozi barahize ariko Imana irabaguhunza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo gukiranuka ni ingabo igitambutsa umuntu urupfu. Gukiranuka ni ingabo igitambu, ni zakudita sibromenify, ni ingabo igitambutsa umuntu urupfu. Wakwibaza ngo ese byagenda gute kugira ngo umuntu atambuke urupfu? Hari ibintu bibiri bijya bituma umuntu atambuka urupfu. Icyambere nuko aba yizeye Yesu, Yesu ari ukuraho urupfu. Nusoma ijambo ry'Imana uzasanga ari we watsinze urupfu, atsini wahisi, atsinda kuzimu, angarakistas, angoritai, atsinda n'ibintu byose, arangije aratambuka. Nkutangariza itangazo rero ngo nugukiranuka kwawe kuzatambutsa urupfu ruve imbere yawe, ruve mu muryango wawe, ruve mu mpande zawe, mbega ugende uri umuntu ukomeye imbere y'Imana. Cyitonderwa, umva ahangaha hari abantu babiri ngiye kukubwira. Uwa mbere ni Eliya. Uyu yarakiranutse bimugerezaho Imana imujyana mu ijuru adapfuye. Umuyaga wa serwakira uramujyana, aragenda. Bibiliya iravuga ngo anuko Eliya arazamurwa ajyanwa mu ijuru mu muyaga wa serwakira. Usome mu gitabo cy'Abami cya 2 ibice 2. Ndagira ngo nkubwire ngo hari iby'Imana ijya idukorera kugira ngo abantu babimenye, bakore. Mbega hari ibyo bavuze bajye batambutsa amagambo. Hari abantu batuvuze bagenda bavuga byinshi, bavuga ibyo bazitse n'ibyo batazi, ariko Imana igikuraho urupfu umuntu akaba muzima. Iyi Imana irazura, haleluya, genosaya binify. Reka tugendane rero. Icya kabiri n'undi muntu bita adosi ekodistise prevasti ano adretasi grere. Reka nkubwire, undi muntu n'umugabo bita Dawidi. Wenda we yarapfuye, ariko umva icyitonderwa, yari umugabo usuzuguritse, yavutse kwa Yesaya, ari umwana usuzuguritse mu bandi. Abaho ba Eliyabu na ba Minadabu na ba Shama ndetse n'abandi. Ariko uyu mwana bita Dawidi akurira mu bibazo, ariko ibibazo ntabwo byishyuye Dawidi, ahubwo byaramuzamuye. Abandi bari bafite ikivugira, ariko bitewe n'isura n'ingano n'indeshyo, Imana ntabwo mbega babonaga atari uwo kubaho. Aleluya. Ariko Uwiteka musinyira ubuzima. Ndabyibuka bene wabo bamugurisha, bagurishije umwe bitaga Yosefu. Ariko uyu Dawidi ndagira ngo nkubwire ngo ubwo yajyaga ku rugamba, bene wabo bagemuriye, baragiye, noneho ubwabo baravuga ngo bati kariya kantu kariyemera. Ese ni igiki gitumye? Ngo yari abasanze mu myinjiro, abasanga ahantu bafite ubwoba, abasanga aho Goliyati yari yarivuze izina. Ndagutangariza ngo ibyivuga amazina ntabwo bizakwica, iyo mu ijuru iragushyigikiye. Rosa yamini tasika, aleluya, ntabwo izatuma upfa. Oya. Birangije ahangaha ngo aravuga ngo ubundi uriya mugabo ubasha kuvuga biriya arakebwe, yarakebwe, yuzura umwuka wera, azi Imana ya Aburahamu,
azi Imana ya Isiraheli, azi igiti cy'inganzamarumbo, azi Menayikuta Sayiboniya, azi Mesi uriya, azi wa wundi ukura abapfuye mu rupfu akabashyira mu buzima. Sharadisi boneye kit arababaza ngo ese ubundi uriya yaba yarabatijwe mu mazi menshi, eske yaba ari yayigeze na rimwe arageragezwa atsinda ibigeragezo? Baramubwira baturiya ni umugabo umwe wo mu Bafilisitiya mbega bati niwe utumye mwinjira mu myinjiro murahunze. Iri jambo riramfashije, haleluya. Ibikurwanya bimeze nka Goliyati, ariko tora ibuye ryitwa isengesho birakuva imbere mu izina rya Yesu. Uwo munsi ngo arangije ajya kwa Sawuli. Cyambere Sawuli yamubwiye, aramubwiye ngo ndewe ndagira ngo ndwanye iriya ngabo cyangwa suriya bafashe nk'intwari mu Bafilisitiya, nsanze izina ry'Uwiteka ryarasuzuguwe, ryandangiri tasiya ryasuzuguwe ntaraza, ariko uyu munsi nahageze. Arangije ngo Sawuli aramubwira ngo eske waba ufite ngabo ki? Abantu ingabo birirwa mu myobo, none wowe ngana utyo? Arangije aramubwira ngo kurwana ntabwo ari indeshyo n'ingano, ahubwo kurwana umuntu arwana ari kumwe n'Uwiteka. Iyo urwananye n'Imana iratsinda, haleluya. Abadayimoni baguhiza iminsi, Uwiteka Imana umusaba gutsindira nihute. Ako kanya Dawidi ngo bamwambika imyambaro, nicyo Sawuli yamukoreye. Aravuga ngo mwami, umva ikintu yamubaje, bose ngo mwami ni iki uzahemba umuntu uzakwicira uriya mugabo? Rangije amuga ati cyambere nzamushyingira Mikaya umukobwa wanjye nkunda, icya kabiri azagira umugabane muri iki gihugu. Ngutangarize ngo abadayimoni bumva nta mugabane ufite, ariko Imana iguhaye intsinzi mu izina rya Yesu. Radayikota simini fastis, nuyumva uzamenye neza ko intsinzi, niwumvira ijambo uzahita umenya ko intsinzi yawe yagezweho. Ako kanya binisiye do prisia da gadiswans ayakanise enifo aremera ahita agenda ngo amwambika imyambaro y'ubwami. Icyambere Dawidi atangira kuba umwami atarajya kurwana. Mutangarize ngo ibyakwicaga Uwiteka arabikandagiye, aguhaye igikundiro n'igitinyiro. Imana nishimwe. Twihute tuzagaruka tuhasoma tuhaganira ijambo ry'Imana. Twazanye intego ivuga ngo gukiranuka gukuraho urupfu, cyangwa se nukiranuka irakuvaniraho urupfu. Umva dusome twihute cyane durangize iri jambo ry'Imana. Dusome ahanga mu gitabo cy'Itangiriro, ni mu Isezerano rya kera mu bice 30, duhereye ku murongo wa 34. Haravuze ngo Labani aramusubiza ati nkunze ko byaba bityo, ngundisa dabonesid, nkunze ko byaba bityo urupfu rukavaho, nkizera Imana nkakiranuka bigatuma, haleluya. Umva Aristis, umva hep nuko aravuze ngo nuko uwo munsi arobanura amafizi y'ihene y'ibihuga n'inyagazi z'ubugondo n'iz'ibitobo zose. Ihene yose ifite ibara ry'umweru, n'intama z'ibikara zose aziha abahungu be. Dusomye 36 no dusoreje. Aravuze ngo hagati yabo na Yakobo ahashyira urugendo rw'iminsi 3. Haleluya. Tujye kuganira ijambo ry'Imana. Cyambere dusomye ryambere ndarivuga ntuje. Ryambere avuze ngo Labani aramusubiza ati nkunze ko byaba bityo. Yari amaze kumusaba Yakobo, aramubwira ngo nihazajya havuka ibihuga, nihazajya havuka imikara, nedostikra domenefai, aho ngaho nzajya mpakura intsinzi, izajya ivuka izaba iyawe. Mbega mu mabara yavuze Yakobo ni Imana yamuhereyemo umugisha. Uwo munsi imota sikra do peace, aravuga ngo kandi Imana yo mu ijuru cyitonderwa igiye kurwanirira umugisha urahituza.
none arangije ngo gukiranuka kwanjye niko kuzatumiyaho ayo mabara mvuze, cyangwa se mbega ahavuka ibihuga hakavuka rezobini tasi eda. Gukiranuka, aleluya, kujya gutuma Imana imanuka. Gukiranuka kwatumye Sara arabyara Edosiri andayikudisa arabyara. Bamaze kubyara ako kanya amashimwe araboneka kwa Aburahamu, baraseka. Ndagira ngo ngutangarize ngo dosi edopisi edagonisansi, ahangaha hari iby'Imana yakubonyeho. Ibona abadayimoni baraguteye, ariko irwanisha ingabo zayo, irwanisha mwuka wera. Ahangaha gukiranuka rero gutuma Yakobo yinjira mu mukumbi araragira. Iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga yaragiye akiranuka, akoresha ingabo bita gukiranuka. Hari iby'Imana ituma ukiranukamo. Icyambere, ruguru diyo twasuye mu bice bya mbere cyangwa se ku murongo wa mbere, dusanga hari umubyeyi umwe witwaga Rasheli. Rasheli uyu nguyu yari yarabuze urubyaro. Rasheli mbega nta mutabazi yari afite, ariko birangije ngo Uwiteka aramwibuka amuha urubyaro. Imana ijya igukura ku bwobo ikaguha ubuzima. Imana, yewe muntu uzakurikira iki cyangwa se iri jambo ry'Imana kuri channel Karosi TV, Imana iragufite, igufite mu bitekerezo byayo, igufite mu ngabo zayo. Ndagira ngo ngutangarize ngo Yakobo gukiranuka kwatumye guhindura, mbega gukiranuka kwinjiye mu nda z'izo hene z'amatungo cyangwa se intama, kuragenda guhindura kugahindura ibihuga. Yakobo, Labani yahitamo ibihuga, Uwiteka agahita atuma zose zitwita cyangwa se zihaka icyo bita imyeru. Ndagira ngo ngutangarize itangazo ngo abadayimoni bakunyaze igikundiro, ariko Uwiteka kigusubize mu izina rya Yesu. Noneho birangije gukiranuka, Uwiteka Imana yaguha Yakobo arakiranuka. Gukiranuka kwinjira mu mukumbi, gukora imirimo n'ibitangaza. Imana ihindura amateka. Uwo munsi Abisiraheli babona ijambo, cyangwa se kwa Yakobo babona ijambo. Imana iragenda irahindura. Nkubwire ngo imiruho ufite Imana yantumye ngo kiranuka. Yakobo arakiranuka. Hari undi mubyeyi umwe wakiranutse, bituma Uwiteka yinjira mu nzira ze, iragenda ikora ibitangaza. Ni umubyeyi bita Hana yarakiranutse, bituma arabyara umuhungu. Aragenda Amodi Esire, ahita agenda imbere y'aba Penina cyangwa se ya bamwe bamurwanyaga, aravuga ngo shimiye ishobora byose yuko itarobanura abantu ku butoni. Gukiranuka n'inzira igituma urupfu rwari ruje rurangira. Ndagira ngo mbere yuko dusenga nkubwire ngo uyu Yakobo yaragiye abakwara abantu, aragenda aragira imikumbi. Imana irahindura, barahisemo, Imana ikarimuha, ahita agenda arazamuka. Impamvu y'ubuzima bwawe bw'ibibazo nuko uhorana umubabaro, nuko arakiranuka. Hari abantu bajya bibaza ngo ese gukiranuka kurashoboka? Imana irashoboye kuguha gukiranuka, bigashoboka. Wakiranukira ahantu abantu bambara ubusa, uri umugabo ugakiranuka. Wakiranukira ahantu hari abagabo b'abasambanyi, wa mugore we, bigakunda. Reka dusenge Imana ishobora byose, niturangiza dukomeze, kuko buriya hari icyo Imana yakuvuzeho. Yantumye irambwira ngo kiranuka, bituma iguhanaguriraho korona, bituma iguhanaguriraho urupfu, binosa yakuhisi, bituma Imana ikuha igikundira abadayimoni bakunyaze, bituma Imana ikuraho urwobo wari waracukuriwe n'abazimu, bituma Imana ikugenderera mu bicuku bya nijoro. Reka rero dusenge Imana. Urakoze kuba ukurikiranye ijambo ry'Imana rivuga ngo gukiranuka kujya gutuma Imana ikuraho urupfu, umuntu akaba muzima. Kandi nawe yakuntumyeho irambwira ngo kiranuka, kuko iminsi yawe niyi yo kugira ngo ikugire neza. Uracyari ya Mana ivuga bikabigatabara, ujya urokora abari barabuze urubyaro bakarubona, abera baragutabaza ukabatabara. Ibyiringiro byacu ni ukukumenya. Urakoze Kristo kuko uyumvise kandi ugiye gutabara babumvise iri jambo. Rokora abari barapfuye, cyone twagiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.